buryo butandukanye numva twebwe ari kuducuruza cyane kandi ntago twabyemera bibaye ngombwa ahubwo n'amategeko yabizamo akanaturengana kuko ko nakarengane gakomeye cyane dushora amafaranga tukamuhera bari barabonye nimero ze mbere yuko ashyira iryo tangazo bitewe n'utonye agashyiraho ugakuraho nimero wari usanzwe umufollowinga nari nsanzwe nyine mvugana nayo kuri WhatsApp hano turababona muri batatu gusa sibyo ese niko mungana wenda n'uwo mu director muri kuvuga sibyo niko mwayitangiye ryari n'umujinya uko twatandukanye batavuga ati nje no kubicira ibintu arabyumva turashutinga birarangira ikinsobanuro munagisobanura amakenga yes agitangira yego tangazo ryarata none ikintu cyantunguye mane nuko naheze mu rugo saa 2 cameraman namamagati buryo yabize amashusho yanyu yapfuye nkejo reka amashusho yapfuye nabwo still umva iranyandikira kuri WhatsApp arambwira ati haryasu nkatangira nko kuganira abantu bari kuri group ahubwo urebye twari gura turi nk'abantu 100 uko twaganiraga wavuga ikintu cy'igiteye ati nimba utaje weza amafaranga ndamugane mbambwire basi mfite kibiri ngo yanganga ntago byakunda iyo nitegereje neza nkareba Manzi na Innocente iyo nitegereje neza nkareba Manzi na Innocente nekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana I love you so much come to me je t'aime trop nalinga mingwana Manzi na Innocente nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri muraberanye Manzi na Innocente songa mbere turabashyigikiye Yes, reka nongera ngo ikaze dukurikiranye kuri Manzi na Innocente TV muri kumwe na nyacyo y'u Rwanda urwanya barwakazamura igisho bujyana na suka mutundu sata namiguro basasa amatara gakeka cyangwa se mbundi wicara kuri Manzi na Innocente TV wirebera ibyiza byinshi tuba twaguteguriye uyu mwaka dufite akazi kenshi kandi tugomba gukora mu gihe gito cyane ndagusaba gukora subscribe nimba utari wayikora ndetse nawe wayikoze ndakwinginga ngusaba cyane gusharinga ibiganiro byacu kugira ngo bijye bigera cyane kure cyane hashoboka uyu munsi nta gusanzwe murabona abantu badasanzwe kuri screen zanyu nimba urebera kuri televiziyo cyangwa se urebera kuri telefone na abantu badasanzwe ushobora kwibaza ngo ni bande bakora iki bavuye batuye he urashira amakenga we kora subscribe gusa tujye turushaho kubana neza cyane abasaba imeze bite ni fresh yes tugiye kugenda twakira buri umwe yibwira abakunzi ba Manzi na Innocente sasa nitumara kwiyakirana twese cyangwa se bamaze kutumenya twese turaza kugera ku ngingo nyamukuru bicaje hanga reka mpere kuri amuvandimwe ararya ndabona afite vibe gusa murasa neza reka mbanze mbibabwire mwambaye neza yes asante umusa fresh ni fresh amazina yawe yitwa nde so amazina ni Filibati yes ariko nitwa Manzi muri filime yitwa Amakenga wow yes okay murakoze nanjye nitwa Impore Josine Josine ufite izina ryiza none muri filime yitwa Amakenga nkaba nitwa Impore yego Impore baba siko bajya bavuga harya Impore mama urasa neza kweri merci nizere ko ukina role nziza abakobwa basa namwe baba bakina uturore tw'urukundo bateretwa bagira bate wese ko bimeze turaza kubigeraho naza kubibona reka twakira no musaza nawe ranga musaba imeze fresh nari fresh ndabona ufite vibe sadane imeze nabi cyane ijwi riri hasi se biri guterwa niko bimeze nyine niri ngiri mba nshaka ntabwo mbashaka kurigera hejuru cyane kubera iki oya ngo hayi kazi uyu murakoze cyane nkuko bisanzwe nyine banyita rasta no mu Makenga nyine nitwa rasta nyine no mu buzima busanzwe bakwita rasta amazina y'ababyeyi ko bigoyera cyane ntabwo mujya mukunda kwivuga n'ubwo mu kanya nkubajije ese ufite sheri watimbwira ngo ntawe kandi byibuze ufite nk'abakobwa nka 7 utereta birashoboka cyane se burabiterwa ni nkubwiye ngo mfite sheri kandi wenda hari umuntu uzambona akifuza ko mubera sheri nkumva naba nishiso abasista nawe se niko bavuga natwe nuko umusa nawe nuko
bikunda kubaho yes rimwe na rimwe sometimes mbahaye ikaze rero kuri Manzi na Innocente TV mwisanzure ariko mwirinde gusandaguza ibyo muhasanze si byose ni ikaze so abantu ndakeka bamaze kumenya amazina yanyu sibyo bamaze kumenya amazina yanyu mwagiye mugaruka ku ijambo risa nkaho mukina filime sibyo ese koko niko bimeze niko bimeze muri abakinnyi ba filime yes uburyo bimeze rero twe dukina filime yitwa Makenga ariko ni ikibazo gikomeye cyane mwaje kumbwira byinshi ku Makenga kuko angaha cyagira ikibazo ngenda mubaza bigiye bitandukanye sibyo iyo topic turaza kuyigera harya wambwiye ko witwa je nitwa Manzi mu Makenga Manzi uri muntu ki wanga iki ukunda iki mu buzima bwawe okay mu buzima busanzwe nje buriya nkunda umuntu unkunda cyane ukanga ariko atarebyaye n'iby'abiki gihe nyine nanone nkanga umuntu nyine unkunda ariko akanyereka uburyarya akakwereka uburyarya ose Manzi kuri side yawe uzabwirwa n'iki umuntu ugukunda byanyabyo cyangwa se umuntu ukuryarya niki cyabikwereka basi buriya hari ibimenyetso bishobora kuba byabikugaragariza wenda reka duhere ku ibimenyetso nka bitatu ibimenyetso bitatu umuntu ugukunda byanyabyo cyangwa se umuntu ukuryarya umuntu unkunda byanyabyo n'umuntu ndyarya abo bantu baratandukanye cyane ngiye burambasha kubareba nka batandukanye buri umuntu unkunda byanyabyo hari uburyo nshobora kuganira nawe nkumva ibintu bimuvamo rimwe na rimwe nkumva ntago arumagura cyane kurumagura urabizi kurumagura ni ukurya amagambo buriya umuntu ugukunda byanyabyo ntago ashobora kurumagura ariko noneho umuntu ukuryarya aravanga merci cyane mera sister nawe mikrofone mubaze sister bimeze bite ni sawa cyane ngiye kukubaza akabazo k'amatsiko ufite sheri nawe wagira iyerekwa se wamuha nimero iyerekwa nkamuha nimero byaterwa n'iyerekwa agize ryari ryo umuntu ushaka kugukunda byanyabyo akagukundwa akazandi uzajya uvuga ati kabisa uyu nguyu ni Imana yandemeye nazimu zimereze rero ngiye ndumva naguyemo ndaza kuzigura merci cyane sister we mu buzima bwawe bwa buri munsi wanga iki niki kintu gishobora kukubaho kumva nyine kirakubangamiye niki kintu ukunda byibuze kuba wumva ngo iki kintu ndagikunda kabisa kenje mu buzima bwanjye nyine busanzwe tu nanga umuntu wamuganira mugenzi wanjye ntabwo ndi bujye kureye nanga umuntu nyine mani urumagura uzi umuntu ukubwira ikintu wenda muri aka kanya nyuma y'umunota umwe agahita agihinduramo ikindi reka da uwo muntu mani barumagura byataye ntabwo mukunda rero none si nkunda umuntu nyine unsuzugura ansuzugura nyine bitewe n'uko ari kumbona yumve nyine yamfata uko abishaka happy naye ntabwo mukunda none nkanga umuntu ushaka gukina ku bwonko bw'abantu nyine hari ukuntu uba wenda ukavuga uti bari abantu ubwo bimeze gutya reka ngewe mutembereka ko mbarenzeho si mukunda ntabwo umukunda wow cyane wari wakundaho na rimwe mu buzima bwawe wari wagira umuntu wumva ukunda byanyabyo koko yego waramugize ubu si uri single cyangwa uracyamufite ubu ndi single nasa turaza kubiganira nyuma ya kamera umusaza yegeranye ajya mwihera mikrofone bimeze bite se ntarebi kabisa mugaragara nk'umuntu uri sharp cyane ariko numvise ufitemo akantu ko gutuza cyane kuri iyi si udatujije nanone ugasaragurika cyane byakugora none ubone ni namwe mu mayeri yo kuba muri iyi si icyo nicyo cya mbere ahubwo cyane wiyorobeka wagera aho biri ngombwa ugashabuka ni ukubaho nk'igiheri uranga igiheri gishobora kuba mwishuka w'umukire imyaka 5 kimurya gake gake umukire atazi ko icyo giheri kibamo nawe niko ugomba kwibera niko meze rwose niko mimereye umuse none se wowe ubwawe ni iki kintu kigushimisha cyangwa se ni iki kintu kikubabaza cyane je ikintu kinshimisha ubu ngubu no kuba turi kumwe ndishimye shimishwa no kuba nyine mfite inshuti dukorana nyine neza nta manyanga arimo rimwe na rimwe ibintu dukoze bikagenda neza nyine nta n'umwe uteshutse ku nshingano Haje ikindi nicyo warumbajije. Ni iki kintu kikubabaza? Ikintu kimbabaza.
ikintu kimbabaza nyine urabona nk'ubu dushobora kuba turi inshuti wenda tugapanga nk'ibintu ibyo bintu wenda gasa naho byica ari wowe impamvu ziturutseho icyo gihe nababara kuko waba umpemukiye ni ibintu byinshi byakubabaza nyine ariko we wari wakunda ho na rimwe n'umunsi kuko mana yanjye mba mu rukundo ahubwo uba mu rukundo no muri mu rukundo nyine rimwe na rimwe umuntu aba urimo mu kanya rukagenda ariko inkundo zihoraho biba bimeze guca nyine bigenda binyuranyuranamo wa mugani nyine uramutse uri mu rukundo n'umukobwa sibyo niki kintu ashobora kugukorera ku buryo wowe ubwawe ashobora no kugusaba imbabazi ntuzimuhe mugahita muvangura burundu ntuzimuhe niki kintu umukobwa ashobora kugukorera muri mu rukundo sibyo ugahita umuzunuka burundu ku buryo yagusaba imbabazi ntunazo ikintu ashobora kunkorera buriya hari ukuntu umukobwa wakundana n'umuhungu akafite abahungu benshi bya bindi twita kuryamana abenshi barabizi ushobora kunca inyuma ugatwara inda ntumbwire ko bayigutiye ariko ukayinkiraho kubera ko wenda nanjye tugiranye icyo gihe umwana yazavuka nkabona umuntu araje ngo njikurira umwana wanjye nabaza wa mugore agahita ambwira ati nyine urabona byagenze gutya sinabikubwiye ariko nyine gutyo urumva icyo kintu ntabwo nshobora kukimubabarira kubera ko akimara kumenya ko byabaye we yahise yumva ko nyine njye ntazabimenya ariko noneho ndabimenya gusa rya mbere nuko atabimbwiye noneho bakaba baje no kunteza ingaro icyo kintu cyo rwose dushobora kumubwira nti bye bye tuzahurira ahandi hantu nyine tu nicyo ngicyo mwambwiye ko muri abakinnyi ba filime sibyo ariko buriya abakinnyi ba filime hari uba wagitinga bisanzwe sibyo ariko hari n'uba wagitinga anategura cyangwa se anandika filime muri mwebwe ninde mwanditsi urimo cyangwa mwese murabanditse wowe role yawe muri iyo kampani yanyu ni iyi njyewe njye nyine nkina ndi umusore w'ibogari ukunda gutereta cyane kandi nawe urabibona nyine tu cyane abana nk'aba ngaba nyine reka dukubite tubangura muri bamwe neza cyane muri sinema nyarwanda bidasubirwaho sibyo rwose filime yanyu yari trend cyane n'abantu bagira ngo turi kubabeshya bagende barebe harya muri kwinyuza urandika amakenga ubwo hariho episode nyinshi ushatse washyiraho amakenga ya mbere cyangwa kugeza ku 8 iriya ni imwe mu mafilime rwose yari trend cyane yari ari kumazamuka ku rwego ruri hejuru ariko ngiyewe nagize impungenge mbere yuko mbatumira ahangaha sibyo nari ndi kumva amakuru acara ndagira ngo rero mwebwe mutwihera ukuri kwa nyako sibyo se muragira ngo mutwihera ukuri kwa nyako buri wese abisobanure neza mugende mubisobanura nyine sibyo ntumvisha amakuru ngo filime muri gushaka kuyihagarika sinzi bwo ikintu cyaba cyabaye nimba ari ibishoro nimba ari iki mwebwe none ndagira ngo mutwihera ukuri kwa nyako ese koko ibyo bintu nibyo ira filime mugiye kuyihagarika muratubwira nimba ari byo mutubwire n'impamvu wenda mushobora kuba mugiye guhagarika ira filime shoko bari impamvu zanyu runaka sibyo ariko mwebwe ni mwebwe muri budusobanurire neza cyane nikaze rwose mwisanzure muhereza abantu kuri abakunzi banyu bamenye impamvu nyine mugiye guhagarika ira filime sinzi ngiye nimba ari byo ariko kuri hehe kuri mwe ubwo murabisobanura nyine murabisobanura sisi ufite mikrofone ntabwo ari wowe yatangira buri wese aragenda atubwira nta kibazo murakoze uko wabyumvishe rero udaciye ku ruhande cyangwa iki nibyo filime mugiye kuyihagarika ko numva se mugiye kutubihiriza mwabitekerejeho neza murabitegura fresh mubona ko ari ngombwa ko muyihagarika twabitekerejeho bitewe n'amakimbirane arimo tubona tugomba kuyihagarika icyo gusa urumva njyewe reka hari ukuntu ari byo byabindi nakubwiye mani byo kurumagura urabona ntago iyi filime nyine tuyikinamo turi abateri gusa hari uyandika yego rero we ari kuzanamo ibintu nyine utamenya ukamubwira se tugendere basi ku mujyi umwe akakanya kakubwira ati ntareba ibyo turi kubyumvikanaho
mu minota 2 agahita akubwira ati reka abana ngewe ntukamenyere ese ubwo uri kumva umuntu mani mwagerana he ntago naho mwagerana umusaza ubona bivugaho iki niko bimeze filime mugiye kuyihagarika ni ngombwa igomba guhagarara kubera ko impamvu tushaka kubihagarika ni ibintu nyine harimo ibintu by'amanyanga cyane ubundi dusanzwe tuzi yuko buriya filime igiramo abayobozi bagiye batandukanye igira director, ishobora kugira manager, ishobora kugira abantu bagiye batandukanye n'abakinnyi ariko none ikintu gisekeje kirimo aho ngaho nawe ubwo uri bwumve ukanatangara wenda wajyaga unayireba utanabizi. Ni filime nziza kabisa iri ku rwego rwiza. Buriya kuba muri abantu 20 harimo umuyobozi umwe ari direct ibintu byose ari we ubikontorora byose biratangaje cyane. Bura nta n'uri muntu wabibwira ngo abyumve. Ubwo rero niyo mpamvu umuntu yese afata nicyo nakwita wenda last decision wo kuvuga ngo tugomba kubihagarika. Mugomba kubihagarika kuko buriya nanone inshuro nyinshi ikintu kigukuramo amafaranga ahubwo kugira ngo kikwinjije kikagukuramo amafaranga ntago kiba ari sawa. Yes, ubwo ndumva impamvu wenda iyo ngiyo ni impamvu yumvikana ishobora kuba igiye gutuma nyine iyi film yitwa Makenga ihagarara cyane. Yes, umusahura bivuga iki? nyine bimeze. Yes, urabona hano muri Kigali udakoranye n'abantu ibintu by'ukuri nta kintu bazageraho. Nimba uyoboye abantu 20 nta masezerano bafitanye nawe yuko mukorana, icyo gihe ubushaka kugira ngo bazamure izina ryawe inyuma ho gato uzaba kwepe. Muri dusanzwe tuzi ko muri filime iyo uri umuntu umeze nk'uwo ngo nyine ushaka ibintu byose kubyishyiraho tumiza abakinnyi bakina ukabahemba bagataha. Ariko twebwe turi abakinnyi turi abanyamuryango nyine bagize Amakenga. Icyo gihe birumvikana ko ibintu byose nitwe tubyikora n'ibyacu, ariko usa naho wazanga igitekerezo ashaka kubigira ibye, arashaka kubarya ikintu rero kiri aho ngaho kitumvikana. Kubera iki turi abanyamuryango kandi ibintu ukaba ushaka kubigira ibyawe, tuzabona amasezerano gute yuko dukorana kugira ngo amafaranga natangira kuboneka turigeho natwe? Kubw'ibyo rero icyo kintu nicyo cyatuma iyo filime igomba guhagarara, kuko abantu nk'abo ngabo barahari cyane baba bumva ko bakeneye inyungu no gucuruza abantu mu buryo butandukanye. Numva twebwe ari kuducuruza cyane kandi ntago twabyemera. Bibaye ngombwa ahubwo n'amategeko yabizamo akanaturenganira kuko ko nta karengane gakomeye cyane. Dushora amafaranga tukamuhereza ntabwo tuzi ngo bimeze bite. we noneho niwe wakira amafaranga. Niwe buri kintu cyose nyine ugikora niwe umenya ngo cameraman yagize utya, niwe umenya ngo amafaranga ni ibi ngibi. Urumva rero aho dukeneye kumenya ibintu byinshi ariko ntago ari kubiduha. Dusubiye inyuma gato Amakenga ni filime yatangiye gukorwa ryari? Ese mwatangiye kuyikora muri bangahe? Hano turababona muri 3 gusa, sibyo? Ese niko mungana wenda n'uwo mu director muri kuvuga, sibyo? Niko mwayitangiye ryari? Mwayitangije muri abantu bangahe? Ko bisa kose wasanga ari company nini itari company ntoya. Yes, nuko nacyo mu kinsobanuro munagisobanura. Amakenga agitangira tangazo ryaratanzwe. Abashoboye kumva iryo tangazo bararibona barishyira no mu bikorwa, baraza baritabira barakora. Nyuma ho gatoya birananirana nanone nkuko aramubwira bati rero wowe ibintu uri gukora ntago ari byo, gira gutya na gutya nibwo bizagenda neza. Ati wapi? Ubwo abambere babacishe abantu abatabyumva kimwe nawe haba hasigayemo abandi. Mbo irindi tangazo nanone cyangwa se nabari babonye iryo tangazo mbere bari bagihamagara byo gukoresha casting babasha kongera kuzamo. Bahageze barakora bisanzwe. Urabona iyo ugiye ahantu bwa mbere uragenda ugatekereza ko bakwakira, wabona batakwakiriye ushobora guhamagara umuntu wakuzanye ati se ko nabonye gutya na gutya bitagenze gutya. Ubwo rero ubu ngubu n'ubwa kabiri umuntu n'ubwa kabiri nyine abantu bifuje yuko nyine byagenda gutyo nyine bagakorana neza mu buryo bwiza, bafite amasezerano, bafite ikayi nyine banditsemo nk'abantu b'abanyamuryango. Ubwo rero ubu tuvugana impamvu filime ishaka guhagarara nuko nyirayo na n'ubu ngubu baracyashaka
kumva ko ibintu byose biri ku mutwe we gusa twebwe nta kintu ushaka kumenya. Niyo mpamvu rero iyo filime ishaka guhagarara. Ariko ngiye buri hari ikintu nibaza kimwe sibyo wenda yegereza bara mikrofone bashaka bajye bavuze kuri turajya dusangira ingi intare sibyo hari ikintu nibaza sibyo umuntu we uwo muntu we ubwe yazanye igitekerezo sibyo niwe idiniye sibyo arangije ahamagara abantu mugenda nk'abagiye muri casting niko bimeze mugezeyo ababwira ko noneho filime nimo ubwo mwarakoze nyine bamwe baratsinda abandi baratsindwa sibyo niko bimeze oya tuzisanzwe tuzi ko casting ubundi ni ugutoranya ababizi neza yes ariko ikintu kinatangaje aho nta casting yabaye ubundi twebwe rumva sinzi wenda uburyo uri bwabyumve neza ubundi amacenga yes amacenga yatangiye mu kwezi kwa karindwi yes mo hagati mu matariki mo hagati itangiye mu kwezi kwa karindwi hamanje gucaho itangazo ku mbuga nkoranyambaga Facebook riratambuka yes ritanzwe n'uwo muntu abantu benshi bafata nimero yiwe ya WhatsApp baritabira umunsi wa mbere haje abantu bagera kuri 50 umunsi wa mbere yes baranarengaga bari benshi cyane yego uwo munsi turaganira hahita habaho na shoot uwo munsi muhitamo shooting umva yes duta dushooting uwo munsi nta gukora casting ntaki reka ibaze rero umuntu nyine twabaga twaturutse imihanda yose ahantu hose agiye atandukanye bamwe nyine mu nkengero z'umujyi wa Kigali abandi mu ntara hepfo yes ubwo ngubwo bigenze bityo uwo munsi araza aravuga ngo tugiye gushutinga mane buri uzi kujya ujya gushutinga ibintu utanazi biba ari danje ariko nyine twariyaminiyaga nyine nk'abantu bafite icyo bashaka yes adukubita nyine rero aravuga ati wowe ugiye gukina umeze gutya na gutya tu abantu 50 mwese 50 ariko uwo munsi ntago twese twashutinze kuko twari benshi cyane inama twakoze inama mu gitondo igeze mu masasa turumva ntago twese twari kujya kuri kamera ngo tugeze nimugoroba twese twasoje cyane yes ubwo turashutinga bakeya noneho nanone undi munsi haza bakeya noneho bari 50 bagiye kuza bitewe n'uburyo umunsi wa mbere twashutinze hahita habonekamo induru umunsi wa mbere twahuye induru ya cameraman n'uwo mu director wa film barashwana cyane ya mashusho twari twakoze yose bahita bayica ntihagira nimwe isohoka none bongeye guhamagara bwa kabiri haza abantu babona kwita wenda abantu batarenga 10 ibaza abantu 50 60 kuzamura hakagaruka none abantu 10 mwari murimo mwebwe yes none ubwo uko twagendaga dukora gutyo ishuti ya kabiri nabwo byarapfuye uri kubyumva kandi nyine icyo gihe twarishyuraga mwe kugira ngo mukine mwishyuraga amafaranga kuva icyo gihe na n'ubu n'ukwishyura reka uri kubyumva n'ukwishyura mwebwe none ngiye bwo nagiraga ngo we none se kwitangaza mwabonaga kuri Facebook babwiraga ko kugira ngo uzakine hari amafaranga runaka ugomba kuzana yes ukuntu byagenze ubundi yatanze nyine itangazo njyewe nari narabonye nimero ze mbere harimo bari barabonye nimero ze mbere yuko ashyira iryo tangazo bitewe n'utuntu yagashyiraho ugakuraho nimero wari usanzwe umufollowing nari nsanzwe nyine mvugana nawe kuri WhatsApp gusa nimero narazikuye kuri Fibi ntabwo nari muzi nawe niyaranze noneho umunsi yatanze icyo tangazo nanjye ranyandikira kuri WhatsApp arambwira ati haryasusha gukina filime gutya na gutya tamubwiye ntego naribi yatamubwiye ati none wowe yanyohereza ifoto mpite nkushimwadinga muri groupe ihuriyeho abanyamuryango ndangije ndafike byawe niko ko ni sawa abadushyize kuri groupe noneho mwatangira nko kuganira abantu bari kuri groupe ahubwo urebye twari gura turi nk'abantu 100 kuko uko twaganiraga wavuga ikintu cy'igitekerezo akaba arakubwiye ngo wapingira ngo naga ari byo akaba gukuye muri groupe tutaranahura noneho turahura mbese nyine aravuga ati njyewe nimurebe igihagararo gutya na turi umuryango muzamusharinga amafaranga yo kwishyura cameraman ni iki byose arabanza atubwira ati noneho amafaranga zadutanga 2 buri munsi wa shoot yego noneho bigeze urumva twari guhora ku cyumweru yego bigeze kwa gatanu ahita ahindura ubwo ngo ni ugutanga 3 yego induru zibinduru muri group
se kubera iki wisihindura busi wa muntu ushaka kuturya amafaranga arangije aravuga ati uyafite ubwo nuko utayafite agahita gukora mu groupe ako kanya ubwo abandi nyine bagiye baranamwinginga bamwe basubizamo abandi ntibasubizamo okay none ubwo rero ya mafaranga icyo gihe bwo twagiye tuyajyanye mu ntoki turayatanga tugezeyo batwandika mu kaye dutoye perezida twaraganiriye cyane birambuye urumva guturuka saa 2 muganira kugeza saa 6 muganira ibintu birebire cyane duteye perezida ugiye kuyobora iyo filime dutoye director noneho we abyegukaho nyine nk'umuntu uri kugaragaza ko nyine ushaka gukorera hamwe nk'umuryango amaze kubivaho mbo turagiye abatangiye turatangiye turashutinga ibintu bimera neza bigeze saa 9 gutyo saa 10 abantu bataho no turashonje perezida kuko ari we nyine twari twashinze ibyo byose adushakira ahantu ho kurira turagenda turarya ubwo saa 10 zigeze nyine abari batarashutinga mu bantu bari batarashutinga nanjye nari ndimo turavuga se mwete tukagenda tugashutinga n'ubundi ko turindiriye ibyo kurya bitaraza noneho byaza bikaza natwe dusoje kandi n'ubundi ari akantu kamwe gasigaye noneho kameramani nawe bitewe n'uko bari bamaze kubona ibitekerezo bye noneho kameramani yari yihuje na perezida n'uwo twari twagize director wa filime babona nyine ibitekerezo byo barangije bavuga ati reka natwe tumubwire gutya na gutya nabyanga dute tubagumura okay ngo arangije kameramani ati reka mani nje ntago nakora ntari kandi koko nawe ni ibintu byumvikana ubwo kuri uwo munsi twatashye ibintu bisa nkaho binarangiriye aho ngaho birangiye ntabwo mwabaye mugikora ntabwo twabaye tugikora nyine urumva twarariye ibyo turya kameramani ntiyariye perezida ntiyari kuko bari mu matiku urumva amatiku nyine mugahise asa nkaho yahereye aho ngaho turatashye yavudewe ntiyayiduha nyine turangije turabyumva turavuga tuwenda ubwashwanye na kameramani wenda nagumura abagenda no twebwe dushaka dufite icyo dushaka tugumaho ngaho noneho dukore noneho nakagenda agatinya kuza muri groupe nkabwire abantu agaca ku muntu inbox akamubwira ati mani mbabara ndakwinginze ugende muri groupe bambwirire gutya nawe watekereza ko nyine mushaka gukora kugira ngo mwiteze imbere nk'urubyiruko muhurije hamwe ukavuga ati narebe kanyende muri groupe mbahumuriza noneho ku cyumweru tuzakora shoot ku cyumweru bigiye kugera nyine ngo dukore shoot imana byagiye kugera abantu 60 hasigaye abantu 10 gusa 10 gusa nabo binyuma yanyu hari barindwi urumva nabwo ngubwo birangije ubwo barindwi se bo baracyaye mane byagiye kugera kuri wa munsi wa shoot hasigaye abantu 10 ubwo ngo ahitatora aranoma umuntu uzabitwandika dutanze amafaranga none ahitavuga ngo gutanga amafaranga ntabwo bikiri kuyazana mu ntoki ahubwo no kuza kuri telefone ye kuyeza kuri telefone ye noneho communication yawe no mujyamo urumva uko byagenda kose nimba mwari gutanga 2 muri 50 musigaye muri 10 ubwo nkiyongera amafaranga yahise aba 3 nyine buri wese abasaba 3 cyane no birangije ubwo nyine aba communication akayaduhamagara atubwira gutya na gutya okay turangije ku munsi wa shoot turaza man dusanga wumve yagiye abwira wa mukameramani n'undi bashwanye aramubwira ati man ngiye nkodesha kamera arangije arayimuhereza amaze kuyimuha turashutinze bigeze nk'aya amasaha saa 9 kameramani abaraje ati ngiye nshaka kamera yanjye bwasa twavuganye zageze mutari mwasoza turamugate noneho kameramani ihangane twe dusoza shoot yacu noneho aguhe kamera yawe ibintu birangire arabyumva pe kuyavuga ati wenda bafite n'umujinya uko twatandukanye batavuga ati nje no kubicira ibintu arabyumva turashutinga birarangira noneho ikintu cyanunguye mane nuko naheze mu rugo saa 2 kameramani nahamagara ati buriya bize amashusho yanyu yapfuye nk'ejo reka amashusho yapfuye nabwo still umva noneho namubajije umutipe ati reka kameramani ari kubabeshya reka ntibigeze nk'ejo nanone
kameramani noneho kuko bagiye baganira nyine urumva nk'umuntu yari yahaye igikoresho yarangije afite record bavuganye arayitwohereza kuri buri muntu wese ko yaramufite nimero kuko urumva bwa mbere twari twanye nimero amuga ati mani mbara wibaneza ibiki n'ibiki ewana arangije n'amuga ati mani kameramani ushaka ko bagumure nabo batware nge nzashaka n'abandi ya ko numva inkuru yanyu ari ndende ni ndende mani arangije umutipe sumva ko bigenza gutyo iyo ngiyi irahiye n'indi irashya ewana turangije turavuga tuti tujyaho nabo bamana 10 nabo bavaho dusigara turi batandatu noneho arangije turavuga tuti tuzongera gukora tukajya ducika intege noneho arangije atongera afite itangazo ahita arishyira kuri Facebook abantu nyine baraza nanone barongera baraza basanga twebwe batandatu tugihari noneho dukomezanya na bashutinga episode ka mbere mani bitewe n'ukuntu naranarakaye njye ntabwo nigeze njye mu episode ka mbere noneho arangije akavuga ati nimba utaje weza amafaranga ndamugane mbambwire basi mfite kibiri ngo yanga ntabwo byakunda none se umva episode karasohoka mbonye gasohotse ndavuga niyo ndabyabigize gahunda ndangije ndamuga ko nari namubwiye impamvu ituma ntari buza ariko sinamubwira impamvu ngo mwerurire tu ku munsi ukurikiyeho uyu mutipe nyine bari bamaze kumugira ngo perezida ari ukumunoma apana kuvuga ngo twatoye iki okay turagiye nyine aragomeza aranyinginga ndangije ndagenda nanjye ndashutinga episode ya kabiri asohoka ya gatatu irasohoka ya kane turamuga tuti rero nk'abantu bagize umuryango ntabwo twaba tudafite ahantu twanditse ntabwo twaba tudafite n'amasezerano nawe ntituzi se amafaranga nasohoka bizagenda biteshe uyu mujyama nawe aribwo yageraga nyine ubwo ngubwo atangiye kujya abona views ziravaho kujya abona sub ziravaho bibi bibazo maze kugira abasabu bangahe ukuntu nyine byari bimeze njye nahageze bageze kuri episode ya 4 kugeza ubu buse kugeza amaginga mufite episode zingahe kuri YouTube channel ubu zigiye kuba nka 10 sibyo yes ni 10 mbo noneho ngiye ukora ko nsa naho bira bintu biziho abantu bari barimo ntabwo bose babyumva kimwe nabo baba banabisobanukiwe kimwe mbona subscribe zagabanutse zageze ku 1000 sisigaye ku 800 avuga ati wa mugabo ibi bintu ni ibiki ngo nanjye ngo ntabyo nzi ndetse niko tutabizi kandi ari wowe ufite mu nshinga rero ntabwo turakiranuka ugomba kumbwira ahantu ibintu biri kucya bo nahamagaye abantu benshi cyane basa naho babisobanukiwe barambwira bati cyakora ibyo bintu kiretse yo mwaguze sub niho zishobora kuvaho kandi nabwo ntabwo ari cyane ibindi urubihera aho ngaho bo turi bushutinge nzamura igitekerezo ndavuga nari kubundi ko naje hano nkabona nta kayimunkizemo hano mukora muti bano bantu cyangwa urabishyura ngiye nkaba ntabizi ati nta kayinge nshaka nta masezerano nshaka tuzakorana amasezerano amafaranga yatangiye kuboneka avuga ati se kubera icyo ari gucyo bishaka masezerano ugiye kudukorera ntago ari amafaranga turi kukwaka kubera ko twege twikoramo tugakora ibintu tukabishyigikira tuzategereza inyungu n'ubundi ngo ibi ntambara guhera aho ngaho episode ya 5 ngo po tuyishyira ku yindi cano ngo turenge ko uzava views ngo ziragaruka tuyishyira ku yindi cano tubona naho hagabanutseho dukeya turavuga tuti noneho kadusubire kuri ya cano yindi hari igihe wenda yaba ari ikibazo cy'uko wenda tuzahita twamonetiza nta wamenya episode ya 6 ngo po 7 8 ubu byari byarongeye birazamukaho ariko ikibazo gihari rero ashaka kubari kwa kundi nyine ashaka kuturya nanjye nkamubwira ni wa mugabo ubwenge ufite nubwo dufite turi abantu twese ko tungana kubona bihwanye ko ushaka ko tukubakira izina ucanika bamonetize ugatuturekura tuvuga uti ntabwo ntabwo ntibashaka ni mugihe kubera ko nta masezerano dufitanye ahantu twajya gukureka none urabizi mwana umutipe akifata sibyo muraganiriye akakubwira ati ntari bimana ngiye n'igitabo ndagifite ahubwo ku cyumweru ibintu ni sawa tuti none amasezerano akabiburana nayo akamubwira ati mana amasezerano ari ubwoko bwinshi ntabwo tukubwira ngo twishyure nta mafaranga tukwatse byo tukubwiye ngo tuba abanyamuryango nyine tujyana tubarizwa mana akabyemera tu ku cyumweru kuri shoot ugata bwa buri buke shoot bagata kubwira
okay ku cyumweru ejo n'ishuti amafaranga niyohereze noneho tuzakora inama y'umunota mikeya nta muntu wemerewe kuvuga hagati akavuga ati nta muntu n'umwe twenda kugana ku musozo mufashe iyi filime yitwa Makenga murayihagaritse ese nyuma yuko muyihagaritse mufite imipangu kimwe bw'ubwanyu ndabara mwebwe mbona hanga ko muri batatu nimwe ndi kubara abandi ntago mbazi niye mipangu mufite nyuma y'ira filime Makenga sibyo mukiri na gahunda nyine mubwira mufite abakunzi banyu no kuvuga ngo twebwe twagize umubosi mubi kandi bivuge gutyo ubwo bivuze ngo ashobora kuba n'indi umubosi uri butubone ifuza no kudufasha akavuga ati bari abantu nyamara hari filime nabashyiramo kubera ko mbona bashoboye no kuvuga ngo ira filime nitumara kwihagarika tuzashaka ibindi byo gukora nitugira amahirwe tuzabona umuntu ubidufashamo cyane ariko ira filime igomba guhagarara bo sinzi nimba uriya muhungu wenda tuzavugana gute ariko byagenda kose twarashoye kandi ntabwo tuzahava gutyo gusa tuzabinonosora neza nimba ari amafaranga umuntu yatakaje yamusubize cyangwa se iyo cano dushyire ku isoko ibintu bibarika ubwo rero mugani tugana no ku musozo nuko nyine byari bimeze nyine umusa wese urabivuga iki ni ibipangu kimufite nyuma y'ibi ngibi yizi mvuru zose so no kuvuga ngo ukimara kumva gutyo nyine umwanzuro warafashwe man umwanzuro wa nyawo kabisa urumva nta kuntu umuntu nyine yakomeza kuvomera mu kiva bishoboka biteze ntago bishoboka ubwo rero gahunda hari ni iyi gahunda Amakenga urumva yabaye amakenga bigomba guhagarara man buryo umuntu akubwiye ati burya niyo wazana imashini ikurura ntago naguha amasezerano nta kintu batakubwiye yes ubwo rero tugomba guhagarika ibi bintu kuko nubundi urumva nugushora amafaranga menshi agenda gushiraho nta nyungu tu yes ubwo gahunda ihari rero ni iyi twe turashaka kubihagarika burundu tugashaka ibindi dukora bijyanye na filime n'ubundi nabyo bijyanye na filime ariko wenda no mu buzima busanzwe umuntu ashaka ibindi abahugiyemo gake ariko n'ubundi ntago duhagaritse gukina filime niyo tutakomeza Amakenga ariko twifuza ko wenda twagaragara no mu zindi filime zigiye zitandukanye yes emperi uyu sister microphone we igomba iki cyemezo ni icyanyu sibyo se sister ndagira ngo mubaze ibibazo nka bibiri sibyo ugire n'inama utanga sibyo wenda tugera ku misozo abakobwa benshi baza muri sinema nyarwanda cyangwa se muri sinema ku isi yose bavugwa ko rimwe na rimwe bakwa ruswa y'igitsina ibyo bintu urabizi Shangiye ntabyo nzi ntabwo byari byegera bikubaho ntabwo birambaho ntabwo ariko urabyumva gusa nyine nibivuze yuko bitabaho kuko hari ushobora kubaza akakubwira ko byamubayeho yego kumva ngo bagutumiye muri casting uri umukobwa ngo kugira ngo ukine ngo turebe ko nguzi gukina neza ngo jya mu gitanda ugasanga nyine director akubwira ati rero kugira ngo bura bigende neza urabanza uce iwanyu mugahita mugira iyo ruswa ivugwa muri sinema y'igitsina ku bakobwa kuko irahari cyangwa ntayihari ngewe ku giti cyanjye nta birambaho ntabwo nyizi ishobora kuba zihaba yego ariko nge ntabyo ubona okay ndagira ngo buri umwe wese agira ikintu abwira abakunzi be ndetse n'abakunzi ba Manzi na Innocente TV tugana ku musozo nimba ari n'imboga mufite ziba mu mukoresha muzivuge kurya abantu bajya barushaho kubakurikirana cyane bigiye bitandukanye tuduhere kuri amuvandimwe tubanguranye yes no kuvuga ngo buriya hari inama natanga kandi umuntu wese udukurikiye izi nama zizamufasha cyane abantu badukurikiye wenda bafite izi nzozi bitondera amatangazo arimo aratangwa ku mbuga nkoranyambaga umuntu nashyira itangazo rimeze gutyo please wikumva yuko ibyo binakubwiye yes we wigurukira mu birere banza usuzume banza urebe neza ubwo rero nuramuka usanze bimeze bityo nakugira inama yo guhita ukuramo akabe karenge ukigendera tu kuko buriya abantu benshi nyine barimo barishakira amafaranga tu nta muntu ushobora wenda harimo nyine abafite umutima mwiza akagwamaraho bati ndashaka kugufasha ariko buriya navuga ngo wenda abari muri gare bose siko baba ari abagenzi cyane yes nta mbuga nkoranyambaga ufite se abantu bagukurikirana wenda ari YouTube channel ariko wenda ni yanjye ku giti cyanjye hari biyivuge nta kibazo izina ryayo ni yanditseho dufite Imana Philibert banakore subscribe bahita banakora subscribe yes cyane merci
Okay, murakoze. Njyewe inama nagira abasista bari kwinjira nyine muri sinema nababwira kwihagararaho nimba koko izo ruswa zivugwa zihari bihagararaho bamenye icyo bashaka cyane amenye ikimuzanye areke kugenda nyine ari urwo hejuru kandi nanone mani nimba ageze mu kintu agikore nyine n'umutima ukunze cyane yego njyewe nibyo navuga we nta TikTok cyangwa Instagram cyangwa YouTube channel ufite se oya nuwo ukurikirana kuri nimero zawe kuri nimero zanjye mero muvandi murakoze cyane turagushimira ni ukuvuga ngo ubundi nta n'ibintu byinshi byo kuvuga cyane ariko icyo umuntu yabwira abantu nyine twebwe impamvu twaje hano ntabwo turi gushaka ko hari abandi bantu bazaza mu mwuga kandi uwo mwuga udafite gahunda cyane nibajye baza yego ariko nibasanga bimeze nk'ibyo tubona bigendere ikindi nkuko nakubwiye ngo hari ibindi turi kwitegura gukora cyangwa se dushobora kubona n'uwo muntu akadufasha mu byo tuzakora biramutse bihari byarabonetse twagaruka tukabibabwira noneho bagakomeza nyine bakadushyigikira nk'ibyo ngibyo nyine we ntaho bagukurikirana ufite se njyewe bazamurikiranira ahangaha nta Instagram ukoresha oya sava ndabashimiye cyane murakoze kandi mwihangane ko ibyo ngibyo byabayeho gusa nanjye icyo nababwira never give up sibyo buri wese ku kintu ashaka agikore kandi aharanire kukigeraho aho ngo bishobora kuba byanze uyu munsi ariko ukaba wabona n'ahandi hantu ugomba kugira ugomba gukina ikintu cya buriya baba bavuga ngo igihombo cya mbere kibaho mu buzima ni ugucika intege so rero ndabashimiye nanabakomeza komeze mwihangane nshimira n'umuntu wese wari udukurikiranye kuri Manzi na Innocente TV abatumirwa bo nakagaruka turabakunda cyane ciao